Muraho neza abakunzi b'inkuru nshyashya TV. None reka nguhereze ibintu 8 umuntu yakora kugira ngo abe umuyobozi ukomeye. Icyambere, kuba inyangamugayo. Ndetse ubukwiriye kubaho utabeshya, ndetse utari n'umunyamayeri menshi yo kubeshya, ndetse ujye ugira ukuri kandi abantu bagufate nk'intangarugero. Kugira icyerekezo. Umuyobozi ukomeye ahora azi aho ajya ndetse akazirikana n'aho ava. Akabera inzira y'ukuri cyangwa inzira umuharuro w'abandi bantu bakwiriye kugira ute kunyura. Icya gatatu, kumva abandi, empathy. Umuyobozi ukomeye agira umutima wo kumva abandi, ibibazo byabo no kubaha agaciro. Icya kane rero, gufata ibyemezo bikomeye. Ndetse umuyobozi, ibiranga umuntu w'umuyobozi ndetse cyangwa ibintu ugomba gukora kugira ngo umuyobozi ukomeye, ugomba kugira courage ku mwanzuro wagize ute wafashe, cyangwa ukubaha umwanzuro wafashe, icyo twita gufata ibyemezo bikomeye. Ntugatinye gufata ibyemezo bikomeye niyo byaba bikururira impamvu zitari nziza. Kuba umuhanga mu guhanahana amakuru. Iki nacyo ni kimwe ugomba gukora kugira ngo ube umuyobozi ukomeye, icyo twita communication skills. Menya kuvuga neza, gusobanura icyerekezo cyawe no gutuma abandi bagushyigikira. Icya gatandatu, gutoza no gutanga inshingano, icyo twita delegation and mentorship. Tanga inshingano, wigisha abandi, kuko umuyobozi ukomeye yubaka abayobozi b'ejo hazaza. Icya karindwi rero, kwihangana no kutihutira ibyemezo, cyangwa icyo twita patience and discipline. Ubuyobozi bukeneye kwihangana, nta guhubuka mu gufata ibyemezo cyangwa imyanzuro. Icya munani, kwigira ku makosa y'abandi bakoze, learning from mistake. Kwigira ku makosa y'abandi bantu bakoze, bashobora kuba ari bagenzi bawe cyangwa ari bamwe wumvise ku bitangazamakuru ndetse n'ahandi. Umuyobozi ukomeye ntabwo atakaza igihe mu kwihisha amakosa cyangwa mu guhisha amakosa, ahubwo ayigiraho akayabyazamo imbaraga. Nanone rero, amagambo yavuzwe n'abahanga ku isi ajyanye n'ubuyobozi. Uwitwa Ronald Reagan yaravuze ngo the greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. He is the one that gets people to do the greatest things. Ayo magambo ni Ronald Reagan niko yavuze. Yaravuze ngo umuyobozi ukomeye sugira ibikorwa byinshi wenyine, ahubwo nutera abandi gukora ibikomeye. Undi muhanga rero witwa Jacques Wellick. Jacques Wellick yaravuze ngo before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Uwo ni Jacques Wellick yaravuze ngo mbere yo kuba umuyobozi, intsinzi aba ari ukwiyubaka. Iyo wabaye umuyobozi, intsinzi iba mu kubaka abandi. Gatatu, undi muntu witwa Warren Bennis yaravuze ngo leadership is the capacity to translate vision into reality, cyangwa reality. Ubuyobozi ni ubushobozi bwo guhindura icyerekezo mu bikorwa bifatika. Undi witwa Ralph Waldo Emerson yaravuze ngo do not follow where the path may lead, go instead where there is no path and leave trail. Waldo Emerson. Ntukagendere gusa mu nzira yabanje, ahubwo ujye aho nta nzira ihari
usige abandi umurongo bazagukurikira. Nawe ukwiriye kugira ute? Kwicira umuharuro ukarema inzira zawe nshyashya, ndetse abandi bakagira ute? Bakagukurikira. Icya gatanu, uwitwa Jones Maxwell yaravuze ngo a leader is one who knows the way, goes the way and show the way. Ayo magambo ni Jones Maxwell wabivuze. Umuyobozi nuzi inzira akayinyuramo kandi akayereka abandi. Inama rero ngiye kuguhereza ono wanjye, tangira ubyubaka mu buzima bwa buri munsi. Genda buhoro buhoro ariko kandi uhamye. Cyerekezo nicyo gifasha abandi gushyigikira. Menya kuvuga neza no kwigisha abandi, kuko ubuyobozi si ibintu umuntu akora wenyine. Umwanzuro rero nanone, umuyobozi ukomeye cyane si uw'abantu batinya, ahubwo ni uw'abantu bakunda, bubaha kandi bizeye. Kuba inyangamugayo, kugira icyerekezo, kumva abandi no gutoza abandi nibyo bigize umusingi w'ubuyobozi burambye. Nk'uko abahanga babyemeza, ubuyobozi nyakuri ni ugutera imbaraga abandi, ntibigarukire ukwiyubakira izina gusa cyangwa kwiyubakira izina wenyine. Rero byakugezagaho iki cyegeranyo ni Fabien, ndetse niba wankunze ndetse ugakunda n'icyegeranyo naguteguriye, waduhaye subscribe n'akalike. Ndabakunda cyane cyane. Imana nikomeze ibandebere icyoroshye. Sinavuga ko ngiye kugenda kuko nzi neza ko hari byinshi bafitiye kandi namwe mushaka kumva, mushaka gusobanukirwa. So naha mukanya tubonane. Ciao ciao.